dukomeje rero dusoma igitabo cya Enoki. Uyu munsi tukaba tugiye kureba igice cya 10. Enoki igice cya 10 dusome turebe ibyo Imana ashaka kutumenya bahishe muntu kugira ngo twongere tugarure ubwenge bwa kera buzaza mu bihe bya nyuma nk'uko Imana yabitubwiye. Enoki igice cya 10. Hanyuma usumba byose uwera n'umukuru aravuga ati, yohereza Uriye kwa mwene Lameki, aramubwira ati, genda kwa Nowa umubwire mu izina ryanjye wihishe, kandi umuhishurire imperuka yegereje ko isi yose izarimbuka. Imana irimo irabwira Enoki agenda abwira Lameki, Nowa ko isi yose izarimbuka, kandi umwuzure ugiye kuza ku isi yose, kandi uzarimbura ibiri ku isi byose. Noneho umwigishe ko ashobora guhunga, kandi urubyaro rwe ruzarindwa ibisekuruza byose byo ku isi. Ibisekuruza byose bizaba byo ku isi. Imana yatanze isezerano iriha Nowa ko ashobora guhunga, niko yahungiye mu nkuge. Urubyaro rwe na n'ubu turiho twamukomotseho n'igihamya. Nanone Uwiteka abwira Rafayeli ati, hambira Azazeli amaboko n'amaguru, maze umujugunye mu mwijima, maze ukingure mu butayo idodoyeli umujugunye aho, kandi umushyirireho urutare rukomeye, umutwikiriza umwijima uwo mubi w'umugome, kandi agume iteka ryose, kandi mu maso he uhatwikiriza umwijima kugira ngo atabona umucyo. Nibyo ngibyo rero Imana yabwiye abamarayika bagomba gukorera umubi waje mu isi Satani, kandi ku munsi w'urubanza rukomeye azajugunywa mu muriro ubuziraherezo. Urumva rero ko ibi bintu Imana yabitanze kera, tugomba kubimenya aho babishe muntu. Imana rero irakomeza ibwira Enoki ibyo agomba gukora, kandi ukize isi abamarayika bononye utangazwa ukizwa ku isi, kugira ngo bakize icyorezo abana n'abantu bose ntibarimbuke binyuze mu bintu byose bibi byishe abamarayika babahishuriye, kandi banigisha abahungu babo. Isi yose yarononekaye binyuze mu mirimo yigishwe na Azazeli, ibyaha byose biri kuri we. Uwiteka Imana abwira Gaburiyeli ati, komeza urwanya ababi bose. Uwiteka abwira Gaburiyeli ati, komeza urwanya ababi bose, wamagana abantu bose basazwe n'ubusambanyi, kandi utsembe abantu bose barangwa n'ubusambanyi bose, n'abana babyawe n'abamarayika babyaranye ku bantu. Ibyo byose nibyo Imana yabwiye umumarayika Gaburiyeli agomba gukora. Agende akure ibyo bintu byose, bohereze barimburane, barwane, umwe arwanya undi, kugira ngo barimburane ubwabo, kuko bizeye kuzabaho ubugingo bw'iteka. Urumva n'ubwo bakora ibi byose bizeye kuzabaho ubugingo bw'iteka. Imana ivuga iti barimbure, bo bafite icyizere cyo kuzabaho ubugingo bw'iteka, kandi ko buri wese muri bo azaba imyaka 100 500. Niko batekerezaga, ariko Imana kubera babaye babi bafite ikibi, Imana nayo yari bafitiye umugambi wo kuvuga uti ndabarimbura, kuko ibyo muri gukora ni bibi. Turebe rero Uwiteka abwira Mikayeli ati, genda uhambira Azazeli na Sebujaza n'abambari babo bose bagiye mu bagore, kugira ngo bihumanye ubwabo hamwe nabo mu bibi ibyo byose bakora. Ugende ubahambire bo Azazeli na Sebujaza bose ubahambire, kuko bose bagiye mu bagore kugira ngo bihumanye ubwabo hamwe nabo mu bibi byabo byose. Imana rero iravuga iti, aba bamarayika bavuye mu ijuru bose barihumanyije mu bagore, genda ubahambire ubakureho, kuko bihumanyije mu bibi byose bagiyemo biyanduza n'abagore bo ku isi. Igihe abahungu babo bicanaga bakabona kurimbuka kwabo bakundaga, ubahambire ibisekuruza 70 mu miyande y'isi yose, kugeza ku munsi w'urubanza rwabo, no kubakuraho burundu kugeza igihe urubanza rwabo rw'iteka ruzaba. Muri iyo minsi bazajyanwa mu nyenga y'umuriro, kandi bababazwe na gereza bazafungirwamo ubuziraherezo. Tekereza gufungirwa muri gereza ubuziraherezo y'umuriro, bazafungirwamo ubuziraherezo, kandi umuntu wese uzakirwaho iteka ryo kurimburwa kuva icyo gihe azahambirwa hamwe nabo kugeza ku bihe byose by'iteka. Niyo mpamvu rero ibintu batashaka tubimenya. Urumva ibyo bintu by'ibyaha byose, niba ugiye mu mujyi wa Satani uzahambirwa muri iyo nyenga y'umuriro ibihe byose by'iteka. Va mu byaha, ushaka Imana, ushaka mu maso h'Imana, kugira ngo Imana izakurengere
ntuzajye mu nyenga y'iteka, kandi urimbure imyuka yose mibi hamwe n'abana b'impanuka, kuko barenganya abantu. Abarenganya abantu no muri iyo minsi n'iyi minsi bariho, bahozeho, bazahora, ariko igihe cyabo kiraje kugira ngo Imana ibavaneho, noneho abantu bagira ubutabera nyabutabera. Imana irakomeza ibwira umumarayika iti urimbure ibi byose biri ku isi, kandi imirimo yose mibi irangire, kandi reka igiti cyo gukiranuka n'ukuri kigaragare, reka ukuri kuganze no gukiranuka bigaragare mu bantu. Niko Imana ibwira umumarayika, kuko ibyo bihe biraje, akarengane kaveho, hazeho gukiranuka. Kandi icyo gihe kizerekana umugisha, icyo giti kizera umugisha, imirimo yo gukiranuka n'ukuri kizaterwa mu kuri no mu byishimo ubuziraherezo. Igiti cy'ukuri cy'ubukiranutsi kizaterwa ku buryo bizaba ibyishimo by'ubuziraherezo. Ibyo byishimo by'ubuziraherezo rero nibyo tunyotewe, reka bize biganze mu isi, imyuka mibi yose ivanwemo, kugira ngo umuntu yongere ajye mu murongo Imana yamuremeye. Hanyuma rero abakiranutsi bose bazabirokoka, kandi bazabaho kugeza babyaye abana ibihumbi, iminsi yose y'ubuto bwabo hamwe n'iminsi y'izabukuru yabo bazayirangiza mu mahoro. Urumva ko umukiranutsi afite ukwizera ko iminsi ye yaba y'ubuto yaba n'izabukuru yose bazayibaho mu mahoro. Icyo gihe isi yose izarangwa no gukiranuka gukomeye, abantu bazamera nk'ibiti bitewe byuzuye imigisha. Isi yose izarangwa no gukiranuka gukomeye, abantu bazamera nk'ibiti bitewe byuzuye imigisha. Ibyo bintu nibyo dushaka kubona mu maso y'isi, aho kugira ngo satani yigarurire isi. Kandi icyo gihe ibiti byose byifuzwa bizaterwa ku isi, bazateramo imizabibu, nuko umuzabibu uzateramo uzatanga divayi nyinshi. Umuzabibu bazateramo uzatanga divayi nyinshi, kandi n'imbuto zose zabibwe kuri wo buri gipimo zizarumbuka zibaruka ibihumbi, zinatanga amavuta menshi yikubye inshuro 10. Ukiza isi, ukandamizwa no gukiranuka kose n'ibyaha byose no kutubaha Imana, kandi umwanda wose ukorerwa ku isi urimbure uvane ku isi. Reka dusubiremo hano. Imana irabwira umumarayika ukiza isi gukandamizwa, akagambane byose bizavaho, no gukiranirwa kose, ibyaha byose by'isi Imana izabikiza isi, n'ibyaha byose no kutubaha Imana. Abantu batubaha Imana ibi byose bizagenda nka nyomberi, kandi umwanda wose ukorerwa ku isi Imana irabwira umumarayika wayo ugende urimbure uvane ku isi. Ni ukuvuga ngo hari ibintu ku isi bikorwa, abantu bakabibona nk'ibintu byiza, bakavuga bati dore ukuntu ibintu bimeze, bakumva ari umunyenga w'iby'isi, ibyo babonesha amaso y'umubiri. Ariko Imana uko ibibona, Imana ibabona nk'umwanda wose ukorerwa ku isi ugomba kurimburwa, ugakurwa ku isi. Imana irabwira umumarayika genda uvaneho ku isi. Aribyo byabaye mu gihe cya Nowa, kandi Imana iratubwira ngo uko ibihe bije bizamera, bizaba bimeze nko mu gihe cya Nowa uko byari bimeze, niko bizongera bikamera. Ubu Imana rero ikaba iri kuvuga iti ibi byanditse mu gitabo cya Enoki bigomba kugaruka, abantu babimenye, bave mu binyoma babeshwe, kuko ijambo nk'iri bararishwe, bose bazajya mu nzira ya satani. Ariko Imana iravuze ati mu gihe cya nyuma nzakoresha abantu banjye, mbaho umwuka, bongere bagira inzozi, bahanure, bigisha abantu. Akaba ariyo mpamvu twigisha abantu kugira ngo muve mu bintu mwabeshwe, muze mu kuri nyakuri, kuko ibintu nk'ibi Imana ivuga izayimbura ikavanaho. None abazabirokoka bazaba ari abakiranutsi nk'uko Imana yabitubwiye. Kiranuka rero, wakira agakiza, inzira zikigendwa, naho ubundi bizaba byaratinze wisange nawe uri muri ibyo bibi Imana ivuga izarimbura. Igihe niki rero, kanguka, abana b'abantu bose bazaba abakiranutsi. Nizere ko nawe uzaba muri abo bakiranutsi. Abana b'abantu bazaba abakiranutsi, kandi amahanga yose azansenga anasingize, kandi bose bazanyambaza. Amahanga yose azasenga yambaza anasingiza Imana, kandi isi yose izahanurwaho umwanda wose n'ibyaha byose n'ibihano byose n'imibabaro yose. Kandi Imana iravuga iti sinzongera kubohereza ibihano, uko ibisekuruza bizagenda bisimburana ubuziraherezo. Urumva rero ko ikibi nikimara kuvaho, amahanga yose azamenya Imana, ashaka gusingiza Imana, abantu bose b'abakiranutsi. Icyo gihe Imana izareka kongera kohereza ibihano bikomeye ku isi. Nkaba nkubwira ni rero
Imana iraguha igihe, Imana iraguteguza, kiranuka kugira ngo utazagenda mu mwanda isi izahanagura uzisange uri mu muriro utazima. Akira agakiza, wegera Imana, uyishakisha umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose kugira ngo nawe uzamure abo bakiranutsi Imana itubwira. Ngayo nguko rero cya gice cya 10 urumva ko bifite akamaro, biguha intumbero yo kwakira agakiza ukava mu buyobe wakizwemo, none ugatangira nayo gushakisha ubwiza bw'Imana, aribwo buzakubera kakabando k'iminsi uca hakibona. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, shalom.